ntabwo ajya yicara, utagira ngo nubwo Imana ikubwiye kuzaba ukomeye biraza kurangira byoroshye. Kuko niho Yosefu yageze nawe, urumva Imana yamubwiye ko azaba ukomeye, azayobora bene se, azaba umuntu mbese ufite icyubahiro. Ariko dore babaye insuzugurwa. Ageze rero ibwami, Shitani aravuga ati oya, iby'Imana yakuvuzeho ntabwo nemera ko bizaba. Niko kumutega umugore umwamikazi aza kusaba kugira ngo baryamane. Umwamikazi aza kugira ngo baryamane. Ariko Yosefu kuko yari azi icyo Imana yavuze, Yosefu ntabwo rero yigeze acogora mu gusenga. Yosefu yari abanye n'Imana, avuga ngo iby'Imana yavuze bizasohora byanze bikunze. Yosefu yegera Imana muri ubwo buzima bwari bumeze gutyo, ntiyiyanduje. Niyo mpamvu nawe nibwo Imana ikubwiye ngo uzaba ukomeye, uciye mu nzozi zo kureka uri kumwe na perezida, noneho umwanya ugiye kubona abarinzi bakubujije kumwegera. Abarinzi bakubujije kumwegera ni abadayimoni. Ni abadayimoni uvuga ngo bizagorana kugira ngo ugere ku mugambi Imana yavuze. Bizakugora, bizaca mu nzira zigoye, ariko nta cyabuza nubwo abarinzi bakubujije kumwegera, nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora. Kuko na Yosefu urumva bakuru be bene nyina baritambitse kugira ngo bamwice, biranga, baravuga ati tumugurishe, baramugurisha, nabyo biranga by'ubusa. Ageze ibwami, Shitani nawe ati no, nubwo ibwami batazi bizabaho, ariko Shitani ati ndabizi. Kugira ngo muze umugambi w'Imana ku buzima bw'uyu Yosefu, kugira ngo mwice isezerano Imana yagiranye nawe, nuko Yosefu aza gukora ibyaha. None reka muteze ibyaha by'ubusambanyi, none umugambi w'Imana ku buzima bw'uyu bupfe. Niho rero Yosefu kuko rero akomeje kwegera Imana, yanze gukora ibyaha, yanga gukorana icyaha n'umwamikazi. Bituma rero n'Imana umugambi wihuta, nubwo yanze kubikora, ariko Shitani we ntabwo araza kwicara. Niko kumufunga ngo yenda aziganyire yitotomba agere muri gereza, ubuzima nabwo bumwange, yenda atekereza no kwiyica, umugambi w'Imana uveho. Ariko Yosefu akomera kwibanga yagiranye n'Imana, ageze no muri gereza akomeza gusenga Imana ye, kugeza nawe Bibiliya itwereka ko yageze muri gereza, umugambi Imana yavuganye nawe atangira kubusobanura inzozi z'abandi. Urumva ko naho ahagiriye favor, ahagiriye igikundiro, kugeza igihe yaviriye muri gereza. Ni murundi rero ko nakoze ushaka kuvuga. Rero nawe ushobora kurota turi kumwe, ubona ujya kubona na perezida, ariko abarinzi bakagutangira. Nibyo rero ni abadayimoni bagira ngo babuze umugambi w'Imana, babuze icyo Imana yavuze kuri wowe, umugambi w'Imana kuri wowe. Niyo mpamvu babonye bagutangira. Nicyo busobanuro bw'izo nzozi, kubona ujya kugirana na perezida ariko dayimoni, cyangwa se ukabona abarinzi barakubuza, ntibashaka ko ubonana nawe. Biravuga ngo iby'Imana yavuze ku buzima bwawe bizasohora, ariko